Shalom shalom, muraho neza. Yesu ashimwe. Nifuza kubifuriza umwaka mushasha muhire 2025. Twongera dushima n'Imana yabanye natwe muri uyu mwaka 2024. Imana yatugiriye neza, twabonye Imana ikora imirimo ikomeye, dufite amashimwe menshi y'imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwacu. Uyu mwaka tugiye kwinjiramo 2025 uzatubera umwaka mwiza. Ndabifuriza mwese ko wazatubera umwaka wo kwegera Imana kurushaho, kumenya Imana kurushaho. Uzatubera umwaka wo gukiranukira Imana, uzatubera umwaka wo gusenga, gushaka mu maso y'Imana, kugira ngo Kristo akomeze guhabwa icubahiro mu buzima bwacu. Rero umwaka iyo utangiye abantu bafite projet nyinshi, bafite gahunda nyinshi. Niba utari gutekereza ikintu ugiye gukora muri uyu mwaka tugiye kujyamo, rwose waratinze. Nagira ngo uhereye nonaha utangire gutekereza ikintu wakora. Umwaka nta kintu gishasha uzana, ahubwo umuntu ni wazana ikintu gisha mu mwaka agiyemo. Iyo umwaka utangiye ni nk'umuntu afite urupapuro rw'umweru cyangwa se ruri white, nta kintu cyanditseho. Ugafata ikaramu ukandikaho ibintu wifuza. Rero uyu mwaka tugiyemo uri empty, nta kintu urimo. Ni wowe ugomba gutekereza ibyo ugomba gukora, ubundi ukabyereka Imana. Rero hari umuntu ejo twari turi kuganira mu minsi ishize, arambwira ngo niba ukeneye ko umwaka ukubera uw'amata n'ubuki, ugomba korora inka, ukorora n'inzuki, kugira ngo uzabone amata ubone n'ubuki. Ariko niba wicara ngo uzaba umwaka w'amata n'ubuki, nta kintu wateguye ugomba gukoramo, bizaba ari ikibazo gikomeye cyane. Rero Imana ishimwe cyane. Njyewe nshima Imana ko uyu mwaka nari narahize ko ngomba gusoma Bibiliya yose kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuriwe Yohana. Ni ishimwe rikomeye. Nasomye ijambo rivuga ngo hahigwa ubusoma. Rero narasomye Bibiliya ndayirangiza yose kuva mu itangiriro kugeza mu byahishuriwe Yohana. Ni ishimwe rikomeye cyane. Numva nashimira Imana cyane kuko Imana yaranshoboje. Hari benshi twatangiranye ariko bitakunze ko bakomeza, ariko nge ndashima Imana ko nashoboye gusoza Bibiliya yose nkayisoma nkayirangiza. Rero nawe uyu mwaka tugiye kujyamo ukwiriye kwiha intego y'ibintu wifuza gukora n'ibyo wifuza kuzageraho. Umwaka nujya kurangira uzakore evaluation, uvuge ngo nakoze bino, nageze hano, navuye hano ngera hano. Hari ibyo nashoboye, hari byananiye, hari byansinze, ariko ufite gahunda runaka wifuza gukora. Rero Imana izadushoboze, tuzakomeze kuba imbere y'Imana, dukore projet zacu neza, ariko imitima yacu ikomeze komatana na Kristo, kuko nyuma ya byose hari ahandi hantu heza Imana duteguriye tuzaba. Ariko kubizeye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uzakora ibishoboka byose, ushigikira umurimo w'Imana, ukorera Imana, witange kubw'ubwami bw'Imana, twagura ubwami bw'Imana. Imana izabiduhera umugisha. Imana rero ibaho umugisha, kandi Yesu akomeze kubagira neza. Mbifurije umwaka mwiza 2025. Ibyo tutagezeho muri uyu mwaka Imana izadushoboze kubigeraho. Ibyadutsinze muri uyu mwaka tugiyemo ntibizadutsinde. Imana ibagire neza, mukomeze mugire ibihe byiza. Shalom shalom.